Welcome to my YouTube channel. My name is Cynthia Chichi TV Show. Nimba uri mushyashya hano, please subscribe, like. Nukuri abantu mwese mukomeza kunsapotinga, Imana ibahe umugisha. Twagiye rero story time. Umva rero mbabwiye, ubu ndi kuri codinga ni nijoro. Guys, maze igihe nakora pe, ariko noneho naje gusanga ngiye kuzaza mba story. Nicaye hari story umushiti wanjye igeze kuma kera ntago nzamvuga amazina, ntago ari byiza kubera ko izo story nyine umuntu imba gusharinze story aba yikubwiye, ariko ntago nyine aba yibwiye abantu bose. Ariko ngiye numvishije kuba nayibasangiza, nyine nayibabwira iyo story kubera irashekeje kandi iranababaje. Nta kibazo kirimo, ikibi nuko navuga amazina ye. Gusa muze kunyibutsa ntaza gutwarwa nkibagirwa nkavuga amazina ye, ndetse nkagira nk'ibintu bimwe na bimwe nkoresha bishobora gutuma mumumenya, ariko ntago ndi bumuvuge. Ubwo rero kadutanye, ariko yeka mbabazi kubera iki ibintu byaguma bitakibaho. Uziko icyo nyine ndi kwibuka iyo story nibwo nahise nibuka kubera iki ibintu byaguma undi byagiye. Ariko ibyo ni ibya Bralirwa, reka tubireke twivugire story yacu. Ariko impamvu nabitekereje nuko iyo story n'undi ishingiye ku bintu byaguma. Rero nkuko mubizi, Guma yajyaga itegura ibintu nyine byo guhatana, reka mbivuge gutyo. Noneho ariko ugasanga muri uko guhatana hari abantu bafite nk'abahanzi bafana. Ugasanga nkanjye mfite team mbamo mbarizwamo, noneho ugasanga nk'iyo team irishoboye ku buryo bashobora gufata bus bagatega abantu nyine bafite ubwo bushobozi, bakaba bakurikira nyine umuhanzi wabo ahagiye. Nibyo rero byabaye ku mushiti wanjye umukobwa. Ni ukuvuga ngo hari team yabagamo ariko y'abahanzi, nyine y'umuhanzi akunda. Noneho bava inaha i Kigali bajya i Gisenyi. Nangiye gutinya kuhavuga kandi ho nta kibazo. Noneho bajya i Gisenyi muri ibyo bintu nyine byo kugira. Umva, mbere yo kugira ngo nyine batangaze umuntu watsindiye Guma babanzaga bagaca mu buri ntara. Umukobwa rero namwe murabizi, abatipe n'abakobwa iyo bavanze bagenda bicaranye, mwashimana bikaba ari byiza. Nawe murabizi nyine nk'abantu bajya muri ntuza mu bintu by'ibirori, hari igihe umuntu mutaziranye ariko mwahagera mukamenyana mukabihuza. Noneho ubwo rero twikomereze, ubwo yagezemo yicara n'umutipe barakundana, bagenda baganira. Amaze se wabonye aho urara? Ati wapitse ndahabona. Undi rero ati jyewe nabukinze, waza kunjoyininga ntari biaye. Umukobwa barashubijwe, urumva umuntu utarabona aho ari buze kurara. Ariko murabizi nyine iyo Guma yabaga yabaye i Rubavusha, namwe murabyumva nyine habaga huzuye, nta hantu ho kurara ari ikibazo. Nyine hari n'abantu bataryamaga, bararaga binywera nyine bagacya bagataha. Ubwo rero baragiye bageze Rubavu, ibyo byo performinga biraba, bimaze kuba abana barataha nyine. Urumva abajya mu kabari bajya abantu bafite ahantu henshi hagiye hatandukanye. Urumva nk'iyo bisi yagombaga kubasubizayo bukeye bwaho, ariko buri wese akajyaho yafashe icumbi. Ubwo sinzi impamvu bari batariyoganije nyine, wenda ngo bafate ahantu hamwe, kandi bari team y'abantu benshi. Ntago mbizi, nta nubwo nabimubajejeho. Noneho umukobwa bavuye muri ntuza, umutipe aragenda ajya kumwereka aho yafashe room nyine. Baroga, amaze koga baravuga ati rero tujye gushaka ahantu dufata akantu nyine. Ariko umukobwa ajya kuza Rubavu nyine, n'ubwa mbere yagiye Rubavu, abashuti baramubwira ati rero nimba ugiye Rubavu hari ahantu nyine haba bagurisha ibintu bya makeya, amasupuresi, imyenda n'ibiki. Avuga ati shana n'ukuntu nshaka supuresi. Avuga ati rero ntuzaveyo utaguze inkweto.
ubwo rero umutipe ambwiye kujya kunywa akantu ahita avuga ati atasa ahubwo umutipe ariko ntabwo yanywaga inzoga we nk'akantu wenda yavugaga agira ngo nyine baba bagiye hanze umukobwa wanywa inzoga baciringe gakeya ubundi mu masaha bakura bataye baryama umva ntabwo bari kuryama wenda saa moya usanga umukobwa ati se ahubwo waretse tukakora akasiporo hano hepfo tukagendagenda ati sinako nanunze ati wumva nta kibazo turagenda urumva twayoba baramanutse bageze mu nzira umukobwa abona atangira kubona nyine hanze ahantu hari inkweto apanze inkweto n'ibyo arambwira ati sheri tujyemo hariya twipima umva nyine yamaze kuba sheri ati numva ndashaka udukweto twa sipuresi n'ibiki mukaba umutipe arambwira ati ese ko twari tuje gutembera ibyo bintu bitangiye byo kujya mu nkweto n'ibiki umukobwa arambwira ati oya aramukurura ati oya tugende nabambwiye ko inkweto za make baba baragiye umukobwa aripimye amaze kwipima utangira kumvikana n'umuntu ariko nta mafaranga umukobwa yari afite mu by'ukuri urumva amafaranga yari afite ni makeya urumva ku buryo ntabwo yari kugura izo nkweto umukobwa mbese we no kuryama ntabwo yari ibyo bintu yari yateganyije umva washobora kuba yarazi sinzi uburyo yari kubigenzamo ariko iyo umuntu ari kukubwira story hari ibintu byinshi utamubaza kubera ko ushobora kumubaza ibintu kugira ngo uramwinjiriye icya mbere iyo umuntu yababaye umutega amatwi ukamwumva umutipe aba yanze kugura izo nkweto aramubwira ati none se wankatishije ahangaha nta mafaranga ufite yo kuzishyura ati igihe nta mafaranga mfite urumva ati amafaranga agiye nari mfite ati niyo kugenda nkakugurira akantu kamwe tugataha tukaryama batangiye gutongana umutipe aba arivumbuye aragiye umukobwa nawe ahita azamuka ajya kuri hoteli ariko kubera ko urufunguzo bari barushyize kuri reception umukobwa yahise agenda ararufata ajya muri room ahita avuga ati mu mezi twa msteri 3 umukobwa aradukubise umutipe aza tubyara maze kutumara umva aratangira amusomera amubwira ati si ubwo ngubwo kwanga kungurira inkweto umutipe aramwihorera umukobwa mu mutima ahita avuga ati okay nanjye noneho ntabwo ndi bumuhe yibeshya nkoreho umva burya hari umuntu utaryamana ariko umukobwa ubwo nyine baryamye umutipe atangira kumukoraho umukobwa aramubwira ati winkoraho wanze kungurira inkweto tusubiye inkweto nizo zikunaniye ariko guys nukuri abatipe namwe nimugakabye pe umwana uzi kuri umurarane sibyo ufite ubwo bushobozi kuba wamugurira inkweto bitwaye iki umuntu uko utari ufite muri gahunda none se yari afite muri gahunda kuguha nyine nyine umva mutipe atangira kumbwira ati se uburiri uryamyeho ati ntabwo uzi ko ari igihe wabwishyuye umukobwa arangije aramubwira ati umva nimba ari uburiri uri kumwangisha nabuvamo ariko nkagenda ariko urumva muri timu hari abandi bantu buziranye nabo urumva umukobwa hari abandi bantu yaraziranye nabo bacamo abakobwa ibintu nk'ibyo ubwo ahita atekereza avuga ati ni uyu mutipe nankatira ndahita ngirane ndahita njoyininga abo bandi umujama aramubwira ati umva rero nimba utama byukira mu buriri ubwo umukobwa ababyutsemo arivumbura n'umujinya mwinshi arambara abahamagaye babasista arabaza se muri barahamubwiye ati twe twanakubuze n'ibiki none se ahita amubaza umujama wundi bari kumwe ati se we ari hehe atumva nsiza aryamye ati ndaje mbabwira ibintu bimbayeho ati ariko twashwanye bakobwa nyine nawe urabazi atamubwira ati tumushiri yizire aragiye aho bamubwiye nyine aho basista bamubwiye nyine bamurangiye agezemo arababura kumbe bo babimubwiraga deja bagiye kwimuka ngo bajye mu kandi kabari abantu banywa inzoga rero mwana hamwe murabizi ntabwo bicara ahantu hamwe noneho agezemo aho kugira ngo ahita bahamagara aravuga ati reka mbe nicaye kuri kontwari mfata akantu urumva nk'umuntu n'ubundi wari atangiye kunywa hari ibintu byinshi adahita yitaho
baransanga ngaha cyangwa nimbona ntababona ndabahamagara bamupfunduriye akantu atangiye kukanywa arabaze muri yegeye ko ndi hano kuri kontwari nari musabye akantu ati mani tuwapi twagiye ahubwo ngwino dusanga ababwira ahandi hana bamusanga abaranyweye 2 3 4 5 amafaranga yo kwishyura afite gusa hari abantu nyine babayeho muri ubwo buryo ugasanga afite nk'umuntu uri bumwishyurire wenda iyo bisi afite nk'umuntu uri bumwishyurire ibyo biryo afite nk'umuntu shaka agenda umufuka we afitemo nk'igihumbi cyangwa 2 ariko nyine ni amakosa gufata urugendo nk'urwo rwa kure ukagenda ahantu nyine udafite amafaranga ntabwo ari byiza pe ko ntabwo uzi ego ushobora no guhura n'ibyago kandi nawe amafaranga uyafite ariko biba byiza iyo ugiye hari amafaranga wateganyije nubwo hari abantu hari ibyo bagukoreye ariko nawe ukagenda ku mufuka wawe hari ikintu ufiteho ibyo tubireke rwose ashobora no kubumva iyi video akagira ngo wenda no kumuharasinga ariko nyine kaba ari agaciyemo ariko nyine biba ari isomo ndakeka ko ntabwo ubu ngubu yabikora byari kera wenda n'ubwana wabona arimo umva n'imbere ya kovide rero hari igihe nyine tugomba kwigira ku makosa yacu cyangwa tukigira no ku y'abandi biba byiza iyo bigiye ku makosa y'abandi ibyo birarangira umukobwa arangije asaba fagitire amafaranga afite ahita abona umugabo wari yicaye hirya umukongomani ambwira ati wambare ukanyishyura fagitire umukongomani nta kinyarwanda yarazi ambwira ati turi kumbwira ibiki mu giswahili ukora muri kontwari abonye byabacanze byamunaniye kumvikana nawe arambwira ati ari kugusaba ngo umugurire izi nzoga nyine umwishyuriye iyi fagitire umukongomani ahita ambwira ati mwishyuye fagitire ndamuzi se ambwira ati mbabarira hano kuri nta mafaranga mfite unyishyurire iby'ingi umukongomani bimucanze aramwishyurira umukobwa agira gute avaho aragenda ajya aho handi abo bantu bari bamubwiye ariko kuko yari yatinze kumbe babandi noneho ava aho ngaho telefone yari yazimye aragenda agera aho handi bamubwiye amaze kuhagera urumva yafataga moto akabwira motari iti ngiya kurumva ntago y'igisenya yize noneho ageze aho handi bamubwiye asanga abantu bagize gute bagiye ariko ni kwa kundi abantu buri wese aba ari kumwe n'uwe n'undi ari kumwe n'uwe badashaka ibintu bya rwaserera nimba uhari barakujyana ariko nimba utanahari ntago nyine nta mwanya nyine babifitiye bakigendera ntago nyine kurumva nawe wazanywe n'uwawe nimba mwana ashwanye ntago bibareba ubwo umukobwa biramucanga ubwo yatse inzoga nimba yabigize akamenyero ariko n'utubyeri tuba turimo nyine tumwongoza tubata ntago ndi buri umuntu nyishyurira abasabye izindi nzoga yicara ku ruhande ntiyicara kuri kontwari abayinjiye abajama 3 umwe yambaye ibishenete undi nyine ibintu bisanzwe ariko wambaye ibishenete ubona nyine ameze nk'umubosi afite ibikabyo byinshi n'ibiki akinjira avuga ati wow bega umukobwa mwiza n'ibiki avuga ngo umushuti wanjye noneho ngo araza ahita amaza ngo uri kumwe na ndamu ati shati ndigiye nyine ati twakicara nabo baricanye nawe abayatse cyo kunywa baranyweye hashize umwanya umutipe aramuga ati se warize tugakubita shoti batangiye kuri shoti barakubise kandi wibuke mbere yaranyweye inzoga ashwana na umutipe ageze muri kakabaranywa inzoga ageze hariya nawe yakizindi none akubisemo na shoti abatangiye gusinda umutipe abonye yavambaye ati none se baby tujye kuryama se umukobwa umuntu utari ufite ahantu arara yabyumvishije yirukanka nyine yabyumvise vuba baragiye ubwo buriye moto baragiye bagiye kuryama noneho ariko umujama ngo yinjira umukobwa yabonye ameze nk'aho acumbagira ariko ntiyabyitaho we agira ngo nyine gucumbagira ibi bisanzwe kumbe umutipe nyine nta kaguru yari afite yari yambaye insimburangingo ariko ntabwo umukobwa yabyitayeho we yari ari no mu buswingi
nta nubwo ibyo bintu yabyitayeho. Ibyo birarangira, barataha bararyama, ubwo bakora ibyo bakora. Ntabwo mbizi nimba bari protege, sinzi nimba ntabwo mbizi, iyo aho ngaho ntabwo yigeze ahambwira, we yambwiye ibyamubayeho. Mu gitondo abyutse kwa kundi nyine uba ukiri muri hangover, ariko nyine ukegura umutwe, abona ukuguru kwegetse nk'ahariya. Jesus, nawe ibaze ubyutse ukabona ukuguru kwegetse hariya. Usibye gutokesha, agira ubwoba. Amaze kugira ubwoba, kumbe umutipe yiyambuye nyine akaguru kose agasigamo n'ipantaro. Nyine ubwo yakuyemo ukuguru kwa kundi kufite ikibazo, akuramo n'ukuzima, byose abishyira aho ngaho nyine, ariko ukuguru kumwe kwa kundi kwa kuri iyo nsimburangingo kwari kwambaye ipantaro nyine. Urumva umukobwa agira ngo ni nk'ukuguru nyine bakuyeho. None urumva uduswingi ubutarazanzamuka nyine ugifitemo akantu k'ubusinzi. Ati mu izina rya Yesu. Umutipe ahita ashigukira hejuru, amaze ubaye iki babe, ubaye iki? Noneho amuhindukije yumva akaguru ngo karoroshye byahatari. Urumva yumva karoroshye byahatari, karanyerera nyine. Urumva noneho agira ubwoba nyine. Ariko nyine ibaze nawe ibyo bintu ntabwo nyine umuntu ufite nyine icyo kibazo ntabwo ndamukoraho. None yanjye ntabwo nzi nyine ukuntu biba bimeze nyine, ntabwo nzi ukuntu haba horoshye, ariko arambwira ati haba hanyerera byahatari, ku buryo uvuga ati nyine nshobora no kumukomeretsa kubera ukuntu woroshye. Ngo aramuhindukiza nyine, arangira aramubwira ati babe, ndashaka akandi kantu nyine ka mu gitondo. Ngo baragakoze, bamaze kugakora, umutipe ahita amubwira ati man, tugiye nta nubwo wandyoheye, ati njye numvise muri sex yawe wagira ngo harimo inzembe. Ati wagira ngo harimo inzembe? Ati baze ko wanciye ibisebe, sex yanjye yose yuzuye ibisebe. Ati gusa nagira ngo nyine nkusezere nk'umuntu twararanye, sex yanjye ukaba wayujuje ibisebe, nyine nagira ngo nkusezere nk'akanyuma, ariko ubu ngubu ngewe ndagiye, n'amasaha yo gutanga lodge agiye kugera. Mana yanjye. Umukobwa aramubwira ati rero nasabaga tike. Umutipe ati wasabaga tike y'iki? Ati nyine ati ubu ngubu bagenzi banjye bansize, ati kandi telefone yanjye nayo iriho, ati kandi nta mafaranga mfite yo kugera i Kigali. Umutipe ati okay, ambara njye kuyaguha. Umutipe asohoka muri lodge n'uwo mukobwa, baragenda. Bageze ku muhanda, umutipe aramubwira ati rero reka mfate moto ngende nyazane mu rugo, ntegerereza aha ngaha kuri bisi ndaje. Aricara. Saa 4, saa 5, saa 6, saa 7, avuga ati se uyu mujama nta nimero yampaye, yansize hano, dore ahantu amasaha ageze n'ibiki. Ngo yari afite nimba ari 2,000. Noneho ubwo kugera i Kigali sinzi icyo gihe, ariko byari makeya, ntabwo ari nk'ubu ngubu. Noneho ngo yaburagaho 500. Arangije yegera umuntu ukata amatike, aramubwira ati wowe ukabyara we, mbabarira ndakwinginze, mbabarira mbona ukuntu ngera i Kigali. Noneho umutipe aramubwira ati se ufite angahe? Arayamubwira. Nimba yari afite 2,500 ntabwo mbizi, simbizi n'ukuntu icyo gihe nyine tike yaguraga, gusa ntabwo yari menshi kuko n'imbere ya covid, kandi ni kera nyine hashize igihe. Ubwo umutipe aramubwira ati nta kibazo, ati ndagufasha, ati ariko ndaba ndetse kugukatishiriza, ati nta kibazo. Umwana agize imana, baba baragize nyine, baramutwaye ageze i Kigali. Sasa
avuga ati ndava hano gute kugera iwacu, ariko aratekereza avuga ati kangene ningera mu rugo ntago ndi bubure, ntago nyine bari bubure ukuntu banyishyurira moto. Ageze iwabo asanga harakinze, baza ngo nibyo byabaye. Iwabo bari bagiye mu materaniro ya nimugoroba, ngo hari igiterane, hari umupasiteri wari waje ku rusengero iwabo, biba ngombwa ko basubirayo nimugoroba kubera nyine umupasiteri yageze gute yabashimishije, kandi uwo mwana telefone ye yagize ite yazimye. Ahita ajya kuri botike, abwira umuntu wo kuri botike ati mbabarira ndakwinginze umpe 1000 nishyure motari mu rugo, nibaza barakwishyura. Baramuha, urumva nyine umuturanyi baramuzi, iwabo baje nyine barayishyura. Ariko guys, kambabwire, hari abantu baba bafite story ziteye ubwoba. Please nibuka gukora subscribe, kandi ngiye kuzaza mbaha story kugeza igihe nzamenyera nyine gutera inkuru. Wari igihe ntera inkuru nkavuga ati iyi nkuru buriya ukuntu nyivuze niko bayimbwiye. Ariko iyo ndi kuvuga mu buzima busanzwe kuko icyo abantu bambwira ngo nkabya inkuru, ariko iyo ndi kuri kamera man, gukabya inkuru biba byananiye, kandi iyo ukabya inkuru man nibwo inkuru iryoha. Mwakoze kubana nanjye, bye.